byo mwatwita byose turi ingabo zavuye ku rugerero sana ariko rero ntabwo ari kwicamo ku bundi buryo iyo tukurebye tubona ugifite imbaraga uwo gusubizaho ntabwo ubasha umuntu nzifite Kalashnikov ngo yakashye se ahambira ibye byose uko abifite akoramo imyenda ya gisirikare akuzeka imbunda arazabwira u Rwanda ngo ndatashye mu gihugu cyambyaye umuntu ufatwa mu maboko agashyikirizwa abandi ntabwo abatashye aho byo ni icyambere ntekereza ko nacyo umuvandimwe yaravuze ati mu minsi yaje twumvisha abandi hanyuma ubu nanjye maze kubona ku mbuga nkoranyambaga ku macano hafi 5 avuga ko ku mupaka i Rubavu hategerejwe Generali Omega muvandimwe rero Generali Omega hawunduka Pacifique nuko nanjye ariko na ku mbuga nkoranyambaga ko yafashwe agiye kuza mu Rwanda niba ari byo koko naze bituma kubona inkuru imaze kwemezwa tunya tugira ikindi tubivugaho we tugiyemo hari ibindi nakora bandi nabo bagakora ibindi imbaraga ndazifite ndaziyumvamo zingana nuko ngana nyine ukivamo ukikuvamo tazasanga ubisinziriye ukagira ngo witore isaki nicyo nibyo kabisa urakoze cyane aragiye ifite icyizere cy'uko yabasha guterura sana ubundi akongera agahangana n'umwanzi ariko ngo wagendaga inyuma y'abandi ntabwo wajyaga imbere kubera ubwoba cyane kumpuje n'uwabikubwiye ukabanga amazina kabisa namubaza we ubwo yambwira ko imbere ari inyuma ari pe umuntu nahagaze aretse ko nawe ntabyo wumvise wagira ngo aho cyangwa urabihibye kabubwire imbere inyuma tubaha ikaze kwa Iburasirazuba Burengerazuba mu majyepfo majyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu ntara ya cyangwa se mu mujyi wa Kigali ntabwo abonye twambuka n'imipaka tukagera ku mpande enye cyangwa se z'uyu mubumbe dutuyeho tugera muri Afurika tukagera muri Aziya tukagera i Burayi ndetse na Amerika mwese tubakunda ndetse n'intara 5 y'abadiaspora mwese Imana ibagire neza kandi mukomeze kugubwa neza njye muri kumva ni Theoneste Ntirenganya nitwa Kwizera Valence ziraziritse nshuti yanyu ndabakunda mbifuriza ibyiza ndabasengera kandi gusenga kwanjye kugera ku Mana ibyo mbasabira murabihabwa Imana ibahumugisha harabaze kumbaza batako ziraziritse turabizi ko yabaye umusirikare kandi igihe kinini ariko baravuga bati tumubarize ayakuwe mu gisirikare ni kibazo cyiza cyane nabaye we koko igihe kitari gitoya niyo cyaba gito gito ku gisirikare burya cyaba ari gito pfa ko wabaye we gusa ariko navuyemo neza mu cyubahiro ndasezererwa ntago nagitorotse ntago nirukanwe ubundo harya akamutwita amazina menshi mutwita bademobe yaragutabara kandi nyiragutabara burya rero saba nabyo ni byiza mbere bavuga ngo turi veterans nacyo byo mwatwita byose turi ingabo zavuye ku rugerero sana ariko rero ntabwo ari kwicamo ku bundi buryo iyo tukurebye tubona ugifite imbaraga uwo gusubizaho ntabwo ubasha umuntu nzifite Kalashnikov ngo akwenda igisirikare cyakoze igisirikare kibera cyiza ngo kikuva ari uko wapfuye ubu kiriwe ku myaka 100 kurya ariko ndakuze mwana mbona agenda ariko igisirikare ko kigira imirimo myinshi kigiyemo nagira umumaro ntakora igisirikare no kurasa gusa kigiyemo hari ibindi nakora bandi nabo bagakora ibindi imbaraga ndazifite ndaziyumvamo zingana nuko ngana nyine ukivamo ukikuvamo tazasanga ubisinziriye ukagira ngo witore isaki nicyo nibyo kabisa urakoze cyane aragiye ifite icyizere cy'uko yabasha guterura sana ubundi akongera agahangana n'umwanzi ariko ngo wagendaga inyuma y'abandi ntabwo wajyaga imbere kubera ubwoba cyane kumpuje n'uwabikubwiye ukabanga amazina kabisa namubaza we ubwo yambwira ko imbere ari
inyuma ari hapi umuntu ntabwo azi aretse ko nawe ntabyo wumvise wagira ngo aho cyangwa urabihimbye kamubwire imbere inyuma habaho mu rugamba abasirikare rukomeye ingoro rukomeye iyo ukomeye waba ukomeye uzabwira abandi ngo mubaze hariya uri kuraswa n'indege bavanga imbere n'inyuma ni kwiri mu kirere ntabwo ari byo aho nta habaho imbere n'inyuma nta habaho kujya ahantu barasa isasu n'iruhande yayo numva ibyo mu nda isasu rimwe ibyo mu kibuno rimwe gusa ryonyine iyo bitagutse uruhande rwawe cyangwa n'abitugutisha nuko ari wowe rero ntacyo buriya rivuze n'ubu urivuze ahubwo najya kure aho riri kuvugira nasuka ubwo nkareba rivugiye ariko niba ari umuntu wa mbere utinya isasu n'umusirikare nibyo cyangwa se ibyo ni ukubeshya ariko kandi arifite ubwo ararifite amasaka aritinyetse niyo rivuze ngo ahubwo mwese aritinyetse kandi iyo rivuze ahita areba aho rivugiye ngo kubera ko warizi cyane ngo bituma oya ubwo mwese aritinyetse ikibazo ntabwo aritinya ahubwo kere kuvuze ngo araryubaha wenda kuko azi imikorere yaryo azi ko ari ikintu kidasubizwa inyuma kigiye kiba kigiye ariko ntiyatinya amasasu kandi nawe ayafite kandi ayarasa yatinyetse se urakoze cyane n'uyu munsi yo kuganira ni umuntu ufite amagambo menshi kandi meza yaba igisirikare yaba aya ntabwo mfite amagambo warambeshya ntabwo mfite amagambo ahubwo mfite ijambo navuga ijambo ariko ntabwo mfite amagambo warambeshya ariko uvuga amagambo menshi kuba twatangiriye nawe mbega amagambo n'umusirikare yagira amagambo ariko mvuga ijambo neza urakoze cyane ngo ntabwo ari amagambo ahubwo ni ijambo ariko kandi yavuze menshi niyo mpamvu nibuze ngo afite amagambo imana rero uduha umugisha kubwo tubonye inshuti yacu y'akadasohoka kandi akavuga ku mpande zose yaba ku z'isi cyangwa se ku za gisirikare akavuga ariko kandi reka tumaze akabazo k'amatsiko birimo biravugwa ko hari abajenerali bari gutaha bavuye muri FDLR hari abatambutse twabonye n'abandi bari kuza tubwire tuganirize mu nshamake wowe iyo wumvise ngo hari abajenerali bari bayoboye urugamba bari bayoboye iyo mitwe ikomeye turi kumva iyo ngiyo tukumva ngo bari kugenda batahuka ni ibihe byinshi bigaruka muri wowe ariko ndagira ngo usobanure icyo ushaka kumbaza wumvise cyangwa hashize iminsi ngo abajenerali bari gutaha icyo ushaka kumbaza bari gutaha bari gucyura ijambo gutaha uzi ibyo ari byo gutaha ni umuntu utaha aho atashye ku bushake bwe niko wumvise niko amakuru ibyo uri kumbaza nibyo ni abari gutaha iwabo mu Rwanda ku bushake bwabo uvuze ko ngo bari kuva muri FDLR bivuze ko ari umutwe urwanya u Rwanda ugamije gukora ubutegetsi bw'u Rwanda no kugira nabi abanyarwanda ibyo uri kumbaza ni abari kuva muri wo bataha ku bushake bwabo mu Rwanda sobanura icyo ushaka kumva iyo dukurikije amakuru turi gukura kuri social media twumva ko bari gufatwa na M23 ubundi yarangiza ikabohereza mu Rwanda ariho urumva uko baza kose bari gutaha bataha neza bataha nabi ariko ntabwo bari gutaha iyo impamvu ndi kuvuga ibi iyo aba bari gutaha baba baratashye kera kuko abo bose wenda twese twinjiramo nko gusubiza byinshi ari abo bajenerali nabo bayoboye abo bantu bakanguriye gutaha kuva 94 bagihunga bakanguriye gutaha bingingiwe gutaha basabwe gutaha bagiriwe inama zo gutaha bararirimbiwe barabwiwe batumweho intumwa turuka 1999 ugeze uyu munsi oni yabasabye gutaha Afurika basabye gutaha ntabwo umunsi icyakoze koko n'uyu munsi wataha agahaguruka agataha ku bushake bwe yabageze neza amakuru muvandimwe uri kumva rero nawe nanjye ndi kumva kuva kuri uriya uheruka kwereka isi yose n'itangazamakuru yitwaga Gakwerere ese Gakwerere yarahagurutse atamuga ahubwo bakomeje kuba mu mashyamba ya Kongo ku mugaragaro ndetse bagafashwa na Kongo ikabyemera ikabyerura ubundi ikabihakana ikabashyigikira bagatera u Rwanda habonetse uramutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi kuko bari ku ruhande rwa Kongo nabo barwanya M23 bafatije n'abandi bafasha Kongo kurwana abo rero kuvuga M23 bararwana ikabafata mu maboko ku bushobozi bwayo ku mbaraga zayo yasanga ari abanyarwanda ikabashyikiriza u Rwanda ubwo wenda abakongomani
wenda bashyikiriza Kongo ntabwo mbizi, tumva ko hariho n'abarundi bafasha Kongo n'ibihugu byinshi, ubwo wenda nayo ibafashe ibashyikiriza ibihugu byabo, niba ari kwigenza ni ibintu byiza. Nubwo buryo rero ngo ngira ngo yafashe generali Gakwerere ikamushyikiriza u Rwanda nk'igihugu avukamo. Ntabwo rongera bavuga ko yaratashye, oya yaratashye se ahambira ibye byose uko abifite, akoramo imyenda ya gisirikare, akuzeka imbunda, araza abwira u Rwanda ngo ndatashye mu gihugu cyambyaye. Oya, umuntu ufatwa mu maboko agashyikirizwa abandi ntabwo aba atashye. Aho ibyo ni icya mbere. Ntekereza ko nacyo umuvandimwe yaravuze ati mu minsi yaje twumvisha abandi. Hanyuma ubu nanjye maze kubona ku mbuga nkoranyambaga ku macano hafi 5 avuga ko ku mupaka i Rubavu hategerejwe Generali Omega u Rwanda ari kurwanira Kongo. Hanyuma kuri icyo ngicyo rero kuvuga ko itangazamakuru turikora ku mbuga nkoranyambaga ntabwo benda biremezwa ko ari byo ngo umuntu abikonfirme ko, ariko biri kuvuga ko ubu yaba ategerejwe i Rubavu Generali Omega. Ariko Omega ni irihimbano bari mu mashyamba bihimba amazina menshi, ndi kumva ko ngo amazina y'ubusanzwe yitwa Ntawuguka Pacifique. Ntawuguka Pacifique uyu rero si ubwa mbere mwumvise, mu minsi yashize numvise ibiganiro by'umwana we, uzi ko buriya afite umwana hano mu Rwanda uhari uguwe neza umeze neza, wakanguriye na se gutaha ise ntiyata, ariko agahinda ngo koko General Pacifique home umwana ari mu Rwanda wawe wabyaye wowe mu mashyamba, uba wumva bihura ubundi. Cyakora ndi kuvuga nkaho ndi kumureba aho ndi kumubwira, ariko ntacyo tubona twategerejwe i Rubavu gusa. Byaba ari inkuru nziza kuri twebwe, utera u Rwanda afashwe ntabakiri kurutera ni byiza. Uravuga utenda gufatwa kw'abakomeye, ariko ugura wabonye ko uri iheruka gufatwa bagaragaje n'amasikoti abamurindaga, ubwo wenda n'uyitumubona hari n'abamurinda, wenda hari n'abandi turabimenye, ariko gusa kimwe cyo niba umuntu yanze gukora ibyiza, ntabwo uzi ko mu myizerere yacu mu gusenga tuvuga ngo iyo wanze kwihana urahanwa. Siko ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana ritubwira kwihana, iyo utihannye urahanwa. Turavuga ngo ibyo byose kubikurikirana ni ngibi rero n'ubundi byo mwisi nabwo, niho wanze gutaha ushobora gucyurwa ugatahurwa, noneho wanze gutaha ugatahurwa, hanze kucyura neza ugacyurwa. Ubwo imvura ituruwa abantu bari kurwana, cyakora twumva baba ari abantu beza pe, bari gufata umunyarwanda bakamushyikiriza u Rwanda. Ni byiza kurwana urugamba n'urugamba, ntambara n'intambara. Imvura ituruwa n'ubwo ufite ukundi bafata bakarwana bakarushwa ingufu, dora kuba ngo birutse banyuza bagiye aha bataya, ubwo buryo bura nabo bafatwamo ko nubwo ari generali ariko ni musirikare abandi ari mu rugamba, ari mu mashyamba, ari mu sandu bataye kumufata birashoboka rwose, kuko ni ikigaragaza ko aba yarushijwe ingufu, aba yahuye n'ingufu zibitize. Niba yumva ari umukomando ubizi neza, aba yahuye noneho n'abamurenze, kuko bagufashe uri hasi y'abagufashe baba bagusumbye, baba bakwereka ko hari icyo bakurushije. Ubwo rero turakomeza tegereze twumve koko kwaza kuhagera mu kanya turongera turebe, ariko kimwe cyo amacano 5 yose mbonye abivuga simpamya ko byaba atari ukuri. Naze rero hagiye mu Rwanda, cyego zibishimye ziramwakira, sibura nuko nyine emvini turayamufasha ubwo Generali Omega karya rero mubona ari sanze nzi wenda muri abo bantu ba kera ntabwo we muzi, nabonye amazina kuriya ntabwo nari muzi, kandi nabo nari nzi ubusanzwe ni bake, wenda naba naragiye menya iyo ngiyo, ariko Omega ntabwo nari muzi. Gusa iminsi yashize byanje gutangazwa ko yapfuye, ko yarashwe n'imvura turamwiciye mu rugamba, ariko igisirikare kigira amabanga menshi, ntabwo bapfuye kubivuga gusa, kuba baravuze ibyo uyu munsi bakagaragara ko bamuze mu Rwanda byose nibyo. Abasirikare bafite kwishi bakora, bafite ko bakora imirimo yabo, bafite kuba igenza, hano wabyivangamo. Icyo turaho gusa twe nk'Abanyarwanda nuko ari byiza nazo uri mu Rwanda, niba hari ibyo aharebwa hari inzego zibishinzwe, niba ntabyo kandi byose hari inzego zishinzwe kubimenya. Kimwe cyo Generali Omega cyakoze ni rwose je kumva ijambo Generali Omega ipeti rwose baramucyuye, yatashe nabi, nibamucyure aze aho yanze kuza kuneza yingingwa, ahendahendwa, abwirwa, kandi kuko ni ngombwa ko Abanyarwanda baza mu Rwanda. Bavuga sinjare n'ibintu bigorana kwibaza, utekereza ntubishyike tunda aba bantu barwana ngo biginde, ubu baracyafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kuva 94.
aho bari n'abandi ku iki kigo cyo bazacyumva n'abakiri mu mashyamba wenda abafite amatelefone andi babyumve kuko muracyafite hari indirimbo kera umuntu yigeze kubyina yarimo amagambo avuga ngo garuka dufatanye kurwubaka ngo kuko ibyiza bikorwa n'abantu intambara irasenya ntiyubaka yavuga mugabo ngo mbese koroneli ujirajira ngo mu mashyamba ngo generali ujirajira ngo ibiki n'ibiki ngo hirya no hino mu mashyamba nyamara rero ibintu mwabireka mugashyira ubwenge ku gihe mukareka kwishinga Kongo ngo iri kubafasha kandi nawe ubwayo itari kwifasha siri kubafasha gute kandi nayo itari kwifasha wewe iyo murebye murabona iri kwifasha sinamwe ahubwo nimwe muri kuyifasha iyo ntiri kubafasha ahubwo nimwe muri kuyifasha uvandimwe rero General Omega ahunguka Pacifique nuko nanjye ariko nakumva nkoranyambaga ko yafashwe agiye kuzaba mu Rwanda niba ari byo koko naze bituma kubona inkuru imaze kwemezwa tunya tugira ikindi tubivugaho wenda. Urakoze cyane kandi nzi neza yuko nubwo wenda bafatwa bagataha ariko se reka mubaza kozo kamatiko barafashwe baraje basabye imbabazi z'ibyo bakoze ntabwo bashobora kongera gusubizwa mu peti yabo bakaguma mu gisirikare. Ibyo nje nawe ntaho duhuriye nacyo kibazo cyihorera ntaho duhuriye nabyo ibyo ntiki oya icyo kibazo ntikibazwa nawe ntikinasubizwa naki urumva neza ubu nge nawe twembi ubu tutaba twivanze bitari byacu kuvuga mu bya generali no gusaba imbabazi no kuzihabwa no gusubizwa ipeti no gusubizwa mu gisirikare ibyo ntabwo ari byacu ibyo tubiharire ababishinzwe icyo turi kuvuga turi kubaza mbese koko yaba koko agiye kugezwa mu Rwanda twese niba aje inyungu zacu ni izihe ese aramutse ataje igihugu cyacu ni iki aje ni inyungu zacu z'abanyarwanda kuko ari ugucogoza izo mbaraga zigamije kutuvutsa umutekano n'umudendezo izira ziri gucogo ataje byaba ari bibi kuko zaba ziri kwiyongera ariko icyo wari uvuze ari ukukibaza no kugisubiza twaba twivanze ntabwo byari ibyacu. Urakoze cyane rero ngagira ikintu wabwire abanyarwanda tuze amatwi bari kubona izi nkuru cyangwa se bari kumva bakanatekereza kubera ko iyo umuntu yumva aratekereza akavuga ngo ibi ndi kumva hagiye kwikiraho iki cyangwa se harakorwa iki ariko kandi nizere ko ari amashimwe ku banyarwanda kubera ko nk'uko wavuze ngo imbaraga zo kuturwanya ziri kugenda zigabanuka ahubwo noneho tukagenda tubona ibisubizo. Reka tuvuge ngo M23 nubwo wenda hari amakuru avuga ko ifashwa n'u Rwanda ariko twavuga ko M23 irimo iradufasha akazi ahubwo ibyo byo kumva ko ifashwa n'u Rwanda ntabwo tubizi ntabwo biratureba ariko n'icyo wabwira abanyarwanda kuri izo ntambara cyambere twebwe abanyarwanda turi abantu bizera Imana kandi basenga kandi tukanakora ntabwo dusenga gusa ahubwo turakora tukuze gusenga Imana iturinde intambara ni mbi intambara ntikabeho nura mugani abantu bahimbye niba nk'abafaransa bavuze ari bane ngo ushaka amahoro ngo ategura intambara ntabwo numva ko ari byo ntabwo waba ushaka amahoro ngo utegure intambara ni mbi kandi abanyarwanda tubizi kuruta benshi ku isi ngo rero Imana ishimye ko iri kudufasha iturinda ibyo byose niba nkuko ndavuga ngo niba kuko n'ubundi turi kubona ngo yabategereje ku Gisenyi i Rubavu ni byiza rero twicyo n'abanyarwanda ko twakomeza gusenga no kuba maso no kurinda umutekano wacu no gutangira amakuru ku gihe kuko tubikangurirwa kandi tugakomeza kuba maso nuko ibyo dukwiye gukora nicyo cyambere dukomere rero nta bwoba n'abaza babutera n'abaca ku mbuga nkoranyambaga n'abahanura ibi n'ibi ibyo byose twebwe icyo tureba ni ugukora ibyo tugomba gukora tugateza imbere igihugu cyacu tugakomera ku bumwe n'ubwiyunge tugakomera kurinda umunyarwanda tugashoka ubumwe no gukundana dusengera igihugu cyacu Imana ikirinde intambara niba koko Imana kugifata abantu bakomeye nk'abo ikemera ko bafatwa mu maboko ya mama 23 nabyo ni byiza icyo twebwe ngira abantu dukomeze dukore natwe twirinde umutekano bwacu tubane neza turusho kwimakaza ngo umunyarwanda ibyo birahagije ntambara irasenya ntiyubaka nta mpamvu yayo ariko gusa ni byiza cyane cyane turavuga byinshi tumaze kubona inkuru koko kwariyo ibayimbamo amaze kwakirwa koko n'ababishinzwe. Urakoze cyane karagaciyeho reka turekera aho ngaho hasigaye ibindi tubitega amaso cyangwa se bitega iminsi ariko nta ndori ivugiye ubusa ku gasozi byaga byakunda bagomba gutaha kuko barategerejwe. Noneho rero muri kano kanya reka tuvuge ngo Imana ikomeze kubana natwe kandi ikomeze guhagarara ku mipaka y'u Rwanda ariko isengesha mukuru Imana iturinde intambara
Imana iturinde abagizi ba nabi batwatakiye igihugu bashaka kukibuza umutekano, kandi usibye na M23 n'Imana yacu iri mu kazi, kuko u Rwanda rurasenga. Tuganiriza ku kintu kivuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha u Rwanda, nk'uko byavugwa na kera. Nimba no muri iyi minsi ikirirwa ahandi igataha u Rwanda, nimba isigaye iba mu Rwanda gusa itagisohoka igihugu, iyo ni insigamigani kandi ntabwo nayivugaho byinshi, ifite imvo n'imvano. Ntabwo nibuka neza iryo jambo ryavuze ku mwami nde n'icyamuteye kurivuga, ariko iyo ubishatse urabibona kuko birahari. Ariko ubusanzwe buriya icyo gihe bivugwa, kereka n'inzongera namaze kubibona neza nkabyandika nkabisohora, ariko Imana twe dusenga twizera ni Imana ibera hose icyarimwe. Imana yirirwa mu Rwanda ikanaharara, Imana yirirwa ku isi yose ikanaharara, Imana itagenda, Imana itimuka, Imana itahava. Ariko wabivuze we yari afite impamvu yamuteye kubivuga. Ntabwo nshatse kugambura izo nsigamigani, keretse maze kubona icyegeranyo cyabyo neza. Nzi ko hari umwami wabivuze, nabwo icyo gihe hari by'urugamba n'undi ni kera cyane ku gihe cy'abami, ariko hari aho biri bishatse nabibona. Ariko ntabwo byose ifite, byose ireba hose, ni Imana igira neza, niyo idufashe, niyo iturinda. Ntabwo rero yirirwa ahandi ngo mu Rwanda ikaba ntihari, ikaza kuhaza nijoro, irahirirwa ikanaharara. Kandi si mu Rwanda gusa, ni ibihugu byose irahirirwa ikaniharara. Ariko nk'uko nabivuze, iyo nsigamigani irahari, n'uwayivuze hari aho biri byanditse mu bitabo. Nzi ko ari umwami wavuze ko, ntabwo mwibutse neza ari ku gihe cyande, ariko ndibishake ndabibona mu kanya gatoya. Ariko Imana dufite iri kumwe natwe none n'iteka ryose, kuko ibera hose icyarimwe. Ariko iyo tugiye mu bigaragara, Imana ntabwo ikunda u Rwanda kurusha ibindi bihugu. Turabivugisha no ko turi Abanyarwanda, ubuhamya bwacu n'ubw'Abanyarwanda. Amateka nitwe tubibona urukundo dukunda, ntabwo turabiringaniza no gukunda kiriya gihugu na kiriya na kiriya n'ibyiriya n'ibyahehe. Twe tuzi ko Imana idukunda kandi natwe tukayikunda. Impamvu niyo ugiye gutanga ubuhamya mu rusengero cyangwa imbere y'abantu, uvuga ubwawe ibyo wumva, kandi igihe cyose uba wumva nyine ibyo uvuga ari impamvu uvuga gutyo. Nahise ubwo naza kukubaza, nese hari abantu waba uzi yanga? Hari igihugu waba uzi Imana yanga? Ukakimbira uti ngiye mbona iki n'iki icyanga. Oya, ntacyo. Imana ubwayo, Imana ni urukundo, ubwayo niyo rukundo. Imana ni urukundo, ngo udakunda mwene se areba ntiyabasha no gukunda Imana atabonye. Imana idukunda nk'uko ikunda abandi, keretse ahubwo iyo yivugiye ko hari abikunda kuruta abandi, niyo yabyivugira. Ntabwo ari njye nayivugira ngo hari abo waba ukunda kuruta abandi. Icyo nzi nuko Imana ari urukundo, kandi ni urukundo ku baremwe bose, ni urukundo ku bayishaka n'abatayishaka, ni urukundo ku bayizi n'abatayizi, ni urukundo ku bayisenga n'abatayisenga. Twese iradukunda. Urakoze cyane, twese iradukunda. Hari uyize kuvuga ngo Yesu ngo ahungiye mu Misiri, ngo yatunzwe n'amazi y'uruzi rwa Nili, kandi isoko yayo iri mu Rwanda. Aravuga ngo icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana ikunda Abanyarwanda. Wowe iyo mvugo urabivuga wiki? Ubwo uretse ko yarahahungiye ari uruhinja, akahamara iminsi mike, agasubira mu gihugu cye, ubwo ayo yanyweye imyaka yose y'ubuzima bwe, ubwo si we yabikunda cyane kuruta twebwe yaranyweyeho make. Kandi ntiyanyweye ku isoko ya Nili nyirizina, yanyweye ku ruzi rwa Nili, urwo rugira mu Misiri rufite irindi zina. Ngira ngo urwo ruzi Ethiopia irukoraho, Somalia, sinzi ibihugu by'umuntu arebye n'ibindi muri East Africa ahantu henshi. Ibyo ni kwa kuvuga ko yabidukunda. Icyo ntari bwemere nuko yabifite abikunda kuruta abandi. Niba bahari koko niyo yabyivugira. Imana akayo tubaza ngo ariko hari abantu bakunda kuruta abandi, baba bahari ikabivuga. Yigeze ivuga rimwe ituma Samuel kwimika Dawidi, yaramubwiye ngo ndebye mu bahungu ba Yesayi, mbonye mumeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Iyo niyo yabyivugiye. Ntabwo ari umuhanuzi, ntabwo ari kwizera, ntabwo ari paseri, ntabwo ari Theo. Iyo yarivugiye ngo mu bana be, ni ukuvuga ngo yabonyemo uwiri gukunda kuruta abandi. Niba n'uyu munsi ku isi ariko bimeze, niyo yabyivugira. Niba Yesu yaratunzwe n'amazi y'uruzi rwa Nili, isoko ya Nili ikaba iri mu Rwanda, ibyo ni byiza. Njye ndumva kitaba impamvu yuko yaba dukunda kuruta abandi, kuko hari ayo yanyweye bikekwa ko ngo yaba yamaze imyaka nka 33, ariko ni ugukeka hari cyangwa ikarengaho hafi. Ubwo se kandi ibyo ngibyo amazi ari uruhinja, ubwo ni se na nyina bayanyweye, ntawahamya ko Yesu yanyweye amazi.
ubwo yaba yarayose mu mabere ya nyina, kuko ntabwo Yesu yanyweye amazi ari uruhinja rutaragira n'ukwezi, ariko hari aho yanyweye noneho anywa menshi imyaka 33 yose ayanywa. Aho rero nibo baba bafite ari aho birutana, bitewe n'iyo mpamvu haba icyo gihugu noneho yabayemo yarerewemo, aryamo, anywamo, karabiramo, atemberamo, cyaba gifite isumbwe kurusha isi yose. Ndumva ari uko nagusubiza muvandimwe Theo. urakoze cyane Imana igumisha ni ukubansubiza, ariko kandi reka tugaruke. Bibiliya yarambwiye ngo Imana yavuze ko yakunze Yakobo ikanga Esawu, urwo rwango rw'Imana rwo kwanga Esawu. Imana ikubabarisha, Imana ikubabarisha. Imana ntigira urwango, Imana ni urukundo. Niba Imana yambara imyenda nk'iyi twambara, iyo myenda ni urukundo. Niba Imana igira imisatsi nk'iyi yacu, imisatsi ni urukundo. Niba Imana ni urukundo yose uko ingana. Iryo jambo uvuze yararivuze koko, ariko ryari ubuhanuzi ngo uko abo bana yabivuze bari no mu nda ya nyina, nibwo iryo jambo ryatangiye kuvugwa bari mu nda ya nyina. Ntabwo rero rwari urwango nk'uru tuzi, nuko yari ifite umugambi. None se abo bana bakomoka kuri Esawu ntiyagiye bagirira neza na Esawu bwe yagiye barinda, naho ntibafite imiryango ibakomokaho kandi myinshi kandi ikanabakunda. Yashaka kugaragaza ko hari ikindi kintu igambiriye gukora mu isi, hagiye kubonekaho irindi shyanga yitoranirije ryo ku bushake bwayo, rikazaturuka kuri Yakobo ariwe wiswe Isirayeli, kuko Abisirayeli bakomoka kuri Yakobo kuko ariwe wiswe Isirayeli. Ni umugambi Imana yari ifite, kandi nk'uko nakubwiye kuva mbere, niba ari ibyivugira aho ni amahoro. Ubwo ntabwo wambaza urwango rw'Imana, ahubwo wayibaza, kuko njye ntabwo ndi umuvugizi w'Imana, ahubwo Imana niyo muvugizi wanjye. Ntabwo ngiye mburanira Imana, ahubwo iramburanira. Urumva neza? Niba rero wowe wumva ko urwo ari urwango rwitwa urwango rw'uzamutwangana tugashwana twegera gute, wayibaza ariyo akaba ari kwisubiriza. Kandi nahereye imbere mvuga ngo niyo yasubiza icyo kibazo, ntabwo ari umuntu wagisubiza. Ariko ntabwo yavugaga ngo yamwanze urwango, ahubwo bwari ubuhanuzi bw'uko hari amahanga igiye kurema yandi mashyashya. Yagiye ngo kandi kuko muri Isiraheli himikwaga umwana w'imfura, akaba ari we ugaragara nk'aho ari byose. Imana igira ngo igaragaze ko abana bose ari abana, no ku mwana utari imfura yaremeraho ibitangaza bikomeye, yaremeraho umuryango wayo. Byatumye utabikora ku w'imfura nk'uko babyibwiraga. Ngira ngo uzi n'ahantu Yakobo yashatse gusengera abana babiri cyangwa kubahisha imigisha, noneho abikora anyuranije amaboko. Ikiganza cy'iburyo cyagombaga kujya ku mwana mukuru, none haranyuranya kijya ku mutoya. Ise wabo bana aramubwira ngo ya papa wibeshye, ikiburyo gishyire kuri uyu niwe mukuru. Ise aramusubiza ngo ibyo nkora ndabizi. Hano hari ubuhamya. Nabirabika Imana bigenje rero, nawe anyuranije amaboko, ikiburyo igishyira kuri Yakobo, ikibumoso igishyira kuri Esawu. Nayo yari ivugiye ngo ibi ndabizi, uyu naza ubwoko bukomeye. Hari Imana yagira ngo igende ivana mu mitima y'abantu, kuko uzi ko icyo gihe umwana w'imfura yabaga ari umwana, kandi ikigutangaza iyo yabaga ari umukobwa ntibamubaraga nk'imfura. Nawe uri kubagiraga ivangura rikomeye, yitwaga imfura gusa ngo akomere ari uko ari umuhungu. Imana yari ifite umugambi wayo hariya, ntabwo yari ifite urwango nk'uko tubitekereza. Ni icyo gisubizo nagusubiza. Urakoze cyane. Ntabwo yari ifite urwango, ariko kandi turi kuje kuvuga ngo Imana ikunda bose. Ariko se koko nibyo koko Imana ikunda bose? Iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga hari abikunda n'abidakunda, ahubwo tukibaza ngo kuki. Iyo dusomye Yesu nawe usanga akenshi hari abantu yatoranyaga mu bigishwa we, akabakunda kurusha abandi, bakazamukana imisozi, bakajya gukora ibitangaza. Mbese no mu ifatwa rye twumva ko hari abantu yihereranye nabo, ajya kubonana na Eliya. Hari abantu bake yajyanye batatu. Tuganirize kuki hari abantu b'inkoramutima Yesu yatoranyaga mu bandi. Tuvuye mu isaro rya kera, akabona akababwira byinshi kuruta ibyo yabwiraga abandi. Hanyuma ndahita ngusubirisha ikibazo, ni ukubera icyo utari pasiteri. Nitujya ba pasiteri barobanura ba pasiteri uhari, barobanuramo umwe cyangwa babiri uhari, ariko ntibagufata, bafata uwo bafashe. Bajya barobanura abasengerwa ku bintu bitandukanye mu nsengero. Urusengero rufite abantu 400 bagatoranya mico. Ibyo ni ibisanzwe. Urobanura
niwe ufite impamvu arobanura. Yesu yarakeneye intumwa 12 zihagara imiryango 12 y'Abisiraheli, arazitoranyiriza. Itatumye azitoranya ni ukizi n'amadepartema yo mu isi yose n'ibyiciro, uyobora akagari abari umwe cyangwa buri cyangwa bangaye cyangwa komite, bakayobora abaturage bose. Biroroshye, ibyo ni ikintu cyumvikana ko bitavuga ngo bataturanijwe. None se Yesu yari gufata abaturage bose akabagira intumwa ze? Ntabwo byari gushoboka. Ubu si ibihugu bizafata abaturage bose bagira abasirikare? Ntabwo bishoboka. Ahubwo biratoranya bababo. Bizafata se abaturage bose bagira abapolisi? Ntabwo bishoboka. Abaturage bose bazaba bameya? Oya, nibyo ari ubuyobozi busanzwe. Kandi Yesu ari mu isi yasaga n'abari mu isi, yisanishaga nabo, yakoraga nkabo, akanarya nkabo, akanasonza nkabo, ariko akaba afite n'ubumana bwe 100% n'ubundi. Ni ngombwa ko bose ntibatoranywa, hatoranywa ku mpamvu z'utoranya, kuko umuntu ava muri benshi agahagarika iki n'iki, nabyo byari ngombwa ko Imana ibigenza gutyo. Urakoze cyane. Ni ijambo riri mu Malaki igice cya 1 umurongo wa 2, kugira ngo abantu bumve iby'iri jambo. Reka turisome. Igice cya 1 cya Malaki, ni igice cya 1 umurongo wa 2 ngo ni ijambo rito cyane vuga ngo narabakunze niko Uwiteka nyiringabo, nyamara murabaza muti wadukunze ute? Uwiteka ati Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga, imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Niko iryo jambo niko rivuga, ariko nanakimusubije. Ibi bintu byose biba ari ubuhanuzi muvandimwe, wibiringaniza n'ibigaragara. Esawu buriya mu rundi ruhande yarahagarariye abantu batemera Imana, batizera Imana. Yakobo wavuye mu Isirayeli, waje kwitwa Isirayeli, kandi Isirayeli ihagarariye abubaha Imana, abizera Imana, abasenga Imana. Uzi ko ijambo Isirayeli risobanura ngo ubwoko bw'Imana. Ikijambo Isirayeli risobanura ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kuko kuri we hari kuzakomoka ubwoko bw'Imana. Ubu natwe nge nawe niba twizera Imana, twizera Kristo nk'umukiza wacu, turi ubwoko bw'Imana. Abatayizera baracyari kwitirirwa Esawu. Ariko kuko ijambo rivuga ko Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Ntabwo Imana yanga umuntu, ahubwo yanga ibyo akora. Iyo abivuyemo ahita aba Isirayeli, ubwoko bw'Imana. Aho nabisobanuye cyagiye nabivuze mbere ko rutari urwango rwitwa urwango nk'urwango bangana, ahubwo ni ubuhanuzi bw'uko hari hagiye kubaho abitwa ubwoko bw'Imana, abatabwitwa, ariko buri wese yemerewe kwitwa bwo, kuko nta muntu uhejwe ku gakiza kuri Kristo, ubwoko bw'Imana. Iryo jambo no mu Isezerano rishya mu Baroma ririmo, ntabwo ari ngaho gusa riri. Nubwo rwo Pawulo n'iki Abaroma naho ririmo avuga ibyo nyine ko Imana yagize kuvuga ibyo ngibyo, ariko ntabwo avuga ngo Imana irangana huya, kuko ubwayo ni urukundo. Abaturutse kuri Esawu bahawe nabo n'ubwoko Imana yabaze, yiyegereje bakomeye nabo, kuko bavuze ko aho agiye gutura kandi Imana ikajibana nawe. Ntabwo ari urwango rumwe abantu bangana, bariya bakanga bariya uyakanguye ngo biringanize kuvuga ko Imana yangana, kuko ubwayo ni urukundo. Urakoze cyane. Imana urukundo. Umuntu umwe yabarijije mugenzi we, aramaze ngo mbese Imana ishobora byose? Undi ati Imana ishobora byose rwose, nta kintu kinanira. Aramusubiza ati none reka mubaze ikibazo kimwe, ishobora nimba ishoboye byose, ishobora kurema ikibuye kinini itashobora kwikorera? Gusa urumva ntabwo amazaga ibibazo byo kumenya, ibyo byari ibibazo by'impaka gusa, ntabwo byari ibibazo byo kumenya. Kuko niba yaramaze kumbwira ko ishobora byose, ntabwo ari kumubasa gutyo, yari kumva nyine ko nabyo mwese ubundi yashobora kurema iki itashobora, yarema ikidashoboye. N'isi yose irayishoboye kuko yayiremye. Nibyo bibeshatse nabaganiraga we, nubwo byari burage bisanzwe, ariko nyine ngo umugani ugana kariho, niba yaremeraga ko amubwiye mugenzi we ko ishobora byose, ntabwo agomba kumubaza gutyo. Ntabwo cyari ikibazo cyo byari kubariza impaka gusa cyangwa ibiganiro. Urakoze cyane. Imana kumugisha. Reka dusoze, ariko kandi ibi byose tugomba kubimenya kandi tukabisobanukirwa. Ubutaha tuzavuga ibindi, ariko ndashaka kubabwira ngo abantu bazi neza ko batoranyijwe n'Imana, kuko idutoranya dukuye mu bandi. Ntabwo nzi impamvu nabitabahamagara rimwe ngo twese, ariko kandi buriya ni impamvu y'Imana, ntabwo bitureba. Gatoranya uriya Sawuli cyangwa Pawulo yari kugendana n'abandi,
umunsi afatwa n'imbaraga z'Imana yari kumwe n'abandi ariko wari ufatwa wenyine ndetse ngo abandi bumvaga ijwi ariko ntibabone urivuga uwo munsi niwe wari ugenderewe niwe wari umunsi we abari ufatwa icyo kibazo cyabazwa utoranya muzi n'icyo akurikiza abakoze cyane bari kumugisha reka tugane ku musozo ariko mudukurikiye mujye mufashwa kandi mutubwire ko ikindi mujye mudukosora aho bitagenda neza mujye muri komenti kugira ngo tugire ibyo tugorora ariko tubifuza ko tuzajya tujyana ibiganiro kenshi kandi nawe ugomba kuba maso ukumva ikimana igushakaho murakoze cyane Imana ibavugisha reka duze mukozi Imana abasengera Imana ntabwo twasenze kuko dukeneye gusengera abantu bakurikiye aya macano bumvisha ijambo ry'Imana kandi bumvisha inkuru zitandukanye nawe ufite ko wakora muri komenti ukajya igitumenyesha kandi ufite n'icyo watumenyesha waza nawe tukaguha mikrofoni ukagaragaza igitekerezo cyawe cyubaka imitima y'abantu cyangwa se kibasha uko uzabyumva tuzakora uko nguko Imana igumugisha reka umukozi Imana abasengera Imana abahera telefoni ze mu izina rya Yesu Mana data twese mu ijuru turagushimye uri kumwe natwe mu iteka ryose nawe ni data bose hirya no hino impande y'izisi ni wowe ufashe isi yawe ni wowe uza washinze inkingi zifashe ijuru ngo ritagwa mu isi rikayigwira ni wowe uzi uko wabigenje ngo inyenyeri itagwa mu isi kandi zinayiruta kubw'ubutware bwawe n'ukwezi ntikugwa n'amazi ntasandara ngo yuzure isi kuko wahitiko ryatagomba kurenga uhabwe icyubahiro komeza kudufasha muri byose no kuduhagarikira by'umwihariko igihugu cyacu udufashe ugikomeze nzego zose fa ku rwego ruto kugeza ku rukuru nzego z'umutekano nzego z'ubuzima twese tunisha imbaraga zawe udufashe mwami uzi ko dufite icyaka cy'amahoro n'umunezero kandi ko wakitumara turinde intambara turinde akagambana kariko kose turinde ibiza n'ibyorezo udufashe kandi naho ibyo byose byamaze kugera niwe wabihakura mu isi ukabirinda urakoze kumeza kudufasha aho umugisha aho mushyira ikiganiro kandi bakumva ari cyo bigisha mu byo tuvuze uhabwe icyubahiro uzongere kudufasha tukore n'ibindi biganiro kuko ari umwuka wo kuvuga ubikorere kwiyubahisha murengezi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen wakenera kumvugisha kumva igitekerezo kusengera kunganiza kunyungura inama cyakire kuri nimero no kuri WhatsApp 07 88 22 14 Imana igumugisha ni mwene so kwizera Valence ziraziritse ciao ciao